Yesu ashimwe turabakiriye mu kiganiro mbese wari ubizi tuhaye ikaze kandi natwe turashima Imana ko iba tubashishije gukora kino kiganiro. Pastor turakwakiriye. Wakoze cyane. Wakoze turi kumwe na Pastor Francis Mazimaka nanjye amazina yanjye nitwa Sango Serge. Nitwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka dutangire dusenga ubundi tugaruke ku ngingo y'umunsi. Pastor mwadufasha. Reka dushime Imana. Mwami twongeye kugaruka imbere yawe, mitima yacu ishima. Turagushimira impano y'agakiza, turagushimira urukundo rw'igitangaza rwakunze umunyabyaha nkatwe, rukadukunda ntirudusiga uko twari turi, ukatugirira imbabazi, ukadukiza icyaha cyo kutakwizera, ukaba urimo twigisha iby'inzira yawe nyaguhora ku ngoma. Ongera rero twigishe, njyewe na Serge utwigishanye n'abatwumva, nyaguhora ku ngoma umugisha wawe utubeho, maze ubuzima bwacu buguheshe icyubahiro muri byose. Twuzuze ubwenge bwawe no kumenya kuvuye kuri wowe. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Nanone mu kiganiro tubahaye ikaze. Ikiganiro cyitwa mbese wari ubizi. Tubivugaho kenshi ni ikiganiro dukunda kwibaza ku ngingo zimwe na zimwe yego zaba zivugwa cyangwa zitavugwa ariko za zindi zikunda kuguma mu mutwe w'umuntu yibazaho kandi zigira umumaro. Nta kitagira umumaro mu ijambo ry'Imana ariko twibaza kuri bya bintu bimwe ahari ishingiro ryo kwizera kwacu kwa gikristo. Mu bihe bishize twakoze ikiganiro kivuga ngo kuva mu byizerwa birashoboka. Pastor twagikozeho kuva mu gakiza birashoboka. Umunsi tukora ikindi kiganiro gisa nacyo ariko gikurikira kuri cyo kivuga ku bibazo byakibazwa mu kuva mu gakiza cyangwa se mu kukagumamo. Hari ibibazo byinshi byibazwa, ni gute umuntu aba afite agakiza akongera akakarekura, ese ni gute umuntu amenya ko atagafite, ese umuntu avuze ati ndakijijwe ndabyizeye abashingiye kuki, ese ubivuga wese aba yibwirije ukuri koko niko kuri kuba guhari. Bose twahaye umwanya uhagije rwose. Murakoze. Reka duhere kuri icyo kibazo kibaza ngo kuko twumva abantu babihamya, natwe turi hano turi mu babihamya, tuvuga ngo dufite ubugingo buhoraho, twarababariwe, turabizi neza ko turi abana b'Imana, turabizi neza ko dupfuye none twajya mu ijuru. Ese ibyo bibazo bishingiye ku kwiyemera cyangwa birimo ukuri? Reka duhere ko kuri yego ko ari ukuri ko umuntu abimenya ko yababariwe, ko afite ubugingo buhoraho, abimenya ko apfuye none yajya mu ijuru. Bikaba aricyo duheraho ko nicyo kiryoshye. Iyo umuntu akijijwe arabimenya, hari ikintu kimubaho, hari igihe icyo kintu bataramenya kugisobanura ariko kiba cyabaye, akacyumva mu buzima bwe. Ntago acyumva ngo yabyibushye, yakonje, arashyushye, hari temperature ihindutse muri we, ariko hari ikintu kiba mu mutima we. Iyo icyo kintu kibaye kimuzanira kwifuza kubaho ubuzima buyobowe n'Imana no kutongera kubabaza Imana. Abataramenya kubisobanura, abatamenye ngo ubuntu ni iki, gutsindishirizwa ni iki, abatazi ibintu byinshi. Uretse ko hari igihe na n'umuntu aba abizi, yari abizi mu mutwe, iyo mirongo ayizi, yajya kumva iyo mirongo igize ubuzima muri we. Ibyo nabyo birashoboka, ntabwo abantu bose bakijwe bari kure ya Bibiliya, hari abari bari hafi yayo, ari amagambo bazi mu mutwe, bukeye abahindukira ubuzima. Icyo twavuga rero ni uko iyo umuntu yakijijwe arabimenya, icyo kintu kimubayeho cy'impinduka zije muri we arabimenya. Yego, ntahita wenda gwizina n'izo mbaraga zikurikira ibyo Imana ishaka nk'uko abishaka, ariko icyo cyifuzo kivutse mu mutima we kirabaye, kandi abera bose babihuriyeho. Barabizi ko hari umunsi, hari ibihese, ari igihe bibi bihe bitari ngo umunsi umwe. Hari umuntu abaza umunsi n'isaha neza byamubera, ariko undi bibi bihe akumva ibintu biramuhindukanye muri we, akumva akeneye kunezeza Imana, akumva aretse kubaho yiyobora. Ibyo bihe rero nibyo bitera umuntu guhindukira, aribyo twita kwihana. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyamuteye kwizera, arihanye. Intangiriro y'agakiza ni ukwiza. Uwo muntu iyo byamubayeho arabimenya. Hanyuma ibyo byabaye bigira inkurikizi y'ubuzima bwo kwezwa, nabwo twatinzeho tuvuga. Uwo muntu uri muri ubwo buzima bwo kwezwa yabihamya, yavuga nk'uko Paulo yavuze, akavuga ati Paulo yari arangije intambara, yavuze ngo narwanye intambara nziza, ariko uyu munsi dufite abahungu, abakobwa, abagore n'abagabo bashobora kuvuga ngo ndimo ndarwana intambara nziza, ndimo ndarinda ibyo kwizera, ndabizi neza ko mbikiye ikamba ry'ubugingo. Rero ntabwo ari ikibazo cyo kwiyemera, ntabwo ari ikibazo cyo gupfa kubivuga, ni ukuri. Kandi turifuriza abera kubaho hantu hararyoshye, hatanze amahoro, ni naho hadukwiriye. Kubaho udashidikanya, ubizi, uzi icyakubayeho, uzi ikirimo kukubaho ko ntibirangira, uzi n'ibyo utegereje. Reka dusomere ijambo ko riranaryoha. Paulo yavuze mu rwandiko rwa kabiri rwe yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8, yaravuze ngo narwanye intambara nziza.
narangije urugendo narinzi ibyo kwizera twebwe ko tubivuga natwe tukiriho tugifite n'iminsi nk'uko tubyizeye ko tugifite nubwo twagenda twajya mu ijoro n'ejo nta n'uwamenya ariko twavuga ngo ndimo ndarwana intambara nziza icyo kintu cyakubayeho twita agakiza byakubayeho impinduka zikaza muri wowe kigutera gutangira kurwana intambara nziza kurinda ibyo kwizera iby'Imana ivuga ijambo ry'Imana rigatangira kuba rizima muri wowe ukaba uri mu urwo rugendo uko rero yavuze ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamazi utabera z'amakuru rya munsi ngo nyamara sinjye njyenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose abo bantu babihamya bakunze kuzaboneka ko umwami bari muri abo ngaba Paulo yavugaga rero ntago bari ukwiyemera ni wumva umuvuga butumwa ni wumva umukristo ni wumva undi mwana mugenzi wawe inshuti yawe abihamya ntago bari ukwiyemera ibyo byiringira arabifite birashoboka ko umuntu yabigira yambaye umubiri akirwana intambara y'ibyaha kamere no kuyoborwa n'umwuka bikihanganye ariko ari umuntu uyoborwa nyine n'umwuka w'Imana ni rwo rugamba rigatuba tunari mbyumvishe neza koko uko wari ubivuze hari ikintu aba yarakiriye hari ubundi buzima atangira kubamo butandukanye no kuyabaga cyane iyo umuntu abasha kubona itandukaniro ry'aho yarari yahoze n'ubuzima ari kubamo ikimutera gukora ikintu wamugana urugamba rwo kunezeza Imana gukora ibyo Imana ishaka kubabazwa no kwibabaza yego aho yavuga ngo nubwo hari ibikindwanya nibyo ariko umurongo undi mutandukanye naho afite yanzara n'inyota byo gukiranuka biri Matayo urwo rugamba waruvuze n'umubabaro wo kubabaza Imana nibi Paulo yavuze yandikira Abikorinto urwandiko rwa 2:7 ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kakazana agakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu agahinda ko mu buryo bw'isi no kubabazwa n'ibi byatubayeho tugira imibabaro itandukanye turapfusha turarwara agahinda ko mu buryo bw'Imana rero iteka kaza mu mutima w'umuntu wakijijwe agize ikimutera kubabaza Imana ntabwo nukuri ntushobora kuba warakijwe munezezwe no kukoza icyaha iyo kamere gutsinze urababara by'ukuri atari ibyo kwikirisha iyo mpemukiye Serge iyo mpemukiye mugenzi wanjye hari n'igihe mpemuka igihe mu kitahingutse hanze kitamenywa n'umuntu ariko njyewe n'Imana mwuka wera akanyemeza ko mpemukiye Imana ako gahinda turakagira nanone biri muri Matayo haravuga ngo bashavuzwa abashavuye muri none bazahozwa n'iryo shavu bavuga si ishavu ry'ibi byago n'iryo shavu ryo kubabazwa no kubabaza Imana nibo bazahozwa rero rwose urwo rugendo n'urugendo rwumvikana rufatika mu mutima w'abarwakiriye shingiye ku icyo cyanditswe wa mugani agahinda ko mu buryo bw'Umwana gatera kwihana n'akagahinda kateza katubwira ngo n'ubundi byararangiye nta cyiza cyakuvamo yego siko kameze biratandukanye ako gahinda kaza kavuga ngo ariko wajya imbere y'Imana yego kadutera kwihana akisiro karakubwira ngo ntagaruriro urayo yego niba tujye tuvuga ngo nukurogereta ushobora kurogereta ariko utihana ukababazwa n'ubuzima bwawe ariko utihana kubera ko kwihana mu mvugo yoroheje no guhindukira tutagiye ngo mu kigereki bivuga iki ni uguhindukira narebaga aha niyobora ndahindukiye nyobowe n'Imana rero kwicuza kurogereta kuko buriya umuntu ashobora kurogereta kandi atihannye kuko hari ibintu bibi umuntu ajyamo rwose ukaba ubirogereta ijambo ryiza ryo mu Kinyarwanda ariko n'ubundi nta andi mahirwe ukwiyanga niko nteye ukanavuga ubuzima bwanjye bwarapfuye narabwishe nawe ukaba ubizi ko wabwishe kandi kuko ukaba waranabwishe ariko ako ibi si ibi saka agahinda gatera umuntu gasunikira umuntu kwihana ibyo byiringiro rero nubwo twavuze ko umuntu ashobora kuva mu byizerwa ibyo ni ibyiringiro bizima umuntu agira ahumeka abantu batagira ngo ibyo byiringiro nta muntu ugibisingira byo kuzabana n'Imana ngo umuntu aba atabifite aba afite ubwoba oya ibyo byiringiro bizima biri mu mitima y'abantu basanzwe bameze nkatwe namwe buri wese uhumeka ibyo byiringiro yabigira akaba azi neza ko afite Kristo rwose akaba azi neza ko anytime yava muri uyu mubiri yajya kubana n'Imana ese pastor umuntu akiri kuri ino ahumeka nta gihe yagera akaba ageze ahantu atagaruka oya ubuntu bw'Imana buracyahari ubuntu bw'Imana ni bwinshi imbabazi z'Imana ntizigira akagero kereka wenyine Satani amushutse akumva ko nta garuriro ntajye gushaka aho igisubizo kiri igisubizo kiri muri Kristo kandi nabyo burya biba birimo ikinyoma cya Satani n'ubwibone burya igituma yumva nta garuriro nuko igisubizo agishaka muri we akagishaka mu byo yabayemo buriya agakiza kakirwa n'umuntu uje n'intoki zirimo n'ibiganza birimo ubusa nta byiza nzanye byampesha agakiza nta n'ibibi mfite byambuza gukizwa icyo kintu abantu bagomba kukimenya ko hari igihe kuba abana beza tugakura neza mu kinyabupfura bidushuka ko twumva twebwe kamwe twari tugereranyije Imana yakabaye twemera ibyo bintu bibuza umuntu gukizwa kuko uzurata uko wabayeho ari n'igihe umuntu byumva nk'iyo mu buzima bwa kwisi umuntu ukunda avuga ngo n'ukuntu ngo nari ngize gutya ngo n'ukuntu ngo nari nitonze ukuntu wari witonze wari kurimbukana ubwitonzi bwawe
hanyuma rero na Satani agashuka uwakoze ibyaha byinshi bya ruharwa nabwo akajya yumva ngo ntiyababarirwa, agakiza kakirwa n'abantu bafite ibiganza birimo ubusa. Nta byiza nzanye, nta n'ibibi byambuza kwakira agakiza. Muri make agakiza ntigashingiye kuri wowe, wigashakira mu byiza wakoze, wigahakanira mu bibi byinshi wakoze, wijya no ku ntebe y'Imana ngo uyitekereze uko wakabaye ubitekereza, ngo uyitekerereze wowe. None se pastor, tumaze kuvuga kuri iyo ngingo kuko iyo mvugo irashoboka, ku rundi ruhande ntihabaho umuntu uyivuga akanibeshya cyane, naho dukwiriye kuhavuga kubera ko ushobora gusanga Serge avuga ngo ndabizi neza, kumva none ntajya mu ijuru, iyo mvuga ivugitse neza iranaryoshye, itanze n'amahoro, nkabona urimo ravugana umunezero. Noneho aho abantu baca bakizwa uko tubyita, rya sengesho tubamagana ngo nibasubiremo, nanjye nkaba narabikoze, nabona ibyo byiringiro Serge afite, nanjye nkashingira ku byo Serge afite, nanjye nkavuga ngo ndabizi neza. Ariko biroroshye ko umuntu yakwibeshya. Reka turebe ubu buntu bw'Imana bwo muri Tito. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11, twumva ukuntu bugenda. Buriya Imana nta kintu Imana yigeze duhisha muri Bibiliya, kandi yarabyoroheje kugira ngo umuntu wese ufite umutima ubishaka abihabwe. Tito 2:11, hari igihe abantu bagarukira ku murongo wa 11 ko nawo ni mwiza cyane, ariko bigaragara ko utuzuye ukomeza, hariho n'akitso ntihariho akadomo ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iki gitangaza cyabaye ku isi. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose, ni bose, abaruharwa, abitwa ko ari beza bakuze neza, ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Uwo ni umurimo w'ubuntu ukomeza, bwarabonetse besha abana agakiza, ariko buhageze buhita bwigisha uwo bwagezemo, bumwigisha kurekeraho kutubaha Imana, bukamwambura irari ry'iby'isi, bugakomeza kumwigisha kwirinda, bukamutera ubuzima bwo gukiranuka, bukamwuzuzamo kubaha Imana muri iki gihe, muri ubu buzima. Muri make ubuntu bwatumye nizera Kristo ni nabwo bumpesha imbaraga zo gukomeza kwezwa no gusa nawe. Ntabwo bugira imbaraga zimenyesha amakuru ya Yesu ameze nka yandi abadayimoni bizeye, barabizi ngo babihindura n'umushyitsi, barabizi ko Imana rimwe rukumbi, barabizi ko Yesu yagiye ku musaraba, ariko ntacyo bibakoramo. N'ubuntu butangira bugakomeza. None nimunarangirira dore hahandi h'ibyiringiro by'uko twabana n'Imana. Kuri 13 baravuga ngo dutegereje. N'ubuntu bugutera gutegereza ibi byiringiro by'umugisha byo kuzaboneka kwa Kristo. Muri make bukora umurimo wuzuye mu mutima w'umuntu, ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Nta muntu ugerwamo n'ubuntu ngo akomeze gukunda kuzaguma inaha ategereje Kristo. Urumva uburyo ubuntu bwuzuye. Ubwo buntu ni urugingo rumwe, kuko ni urugingo rumwe ruza rutwigisha. Ni ubuntu bwabonetse, yego, ariko iyo bugeze muri twebwe ni ubuntu buduhesha agakiza, ubwo burahari. Iyo tubwakiriye ni nk'urusenda mu kanwa nyine, ntago wavuga ngo se warwumvise, ntirwareka gukora ibyo rwaje gukora. Hari icyo rukora, hari icyo rukora, rukadutera guhinduka, gutinya, kubaha Imana, byari twavuze byose, no kureka irari ry'iby'isi, ukatubwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. None akahita agwa ku kandi kantu, dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Nukuri pastor, rero ubu buntu bwaravunaguwe, babuduhaye bwuzuye, bwagiye buba ibice bice, ariko niba twamenyaga ko ari ikintu kimwe, umuntu ashobora gukizwa adatinya Imana. Yakizwa adatinya Imana agahita atangira kuyitinya no kuyubaha. Yego, umuntu arakijijwe, ariko umuntu akaba mu gakiza atubaha Imana, ntabwo bibaho. Urabona ko irari ry'isi rimwuzuye, ntabwo bishoboka. Akora ibyo ashaka, nibyo bindi twavuzeho ubushize, Yakobo yabivuzeho. Hariho kwizera kuzima no kwizera gupfuye. Twebwe rero hari igihe tugira ngo kwizera kose kwavuzwe n'abantu kwari kuzima. Kwizera kuzima kuzatera umuntu kubaha Imana no kugendana igitinyiro no kwanga icyaha. Kuraza kukabyara muri nge ibintu nari isanzwe nkunda, ariko Imana ibyanga, kugahita kubyara muri ngiye gutangira kubyanga no gutangira gukunda ibyo Imana ikunda. Yego, ni ukuvuga ngo kwizera birenze kuvuga ngo nizeye Kristo nk'umwana n'umukiza wanjye.
yego iyo ni inyito duhuriyeho twese. Erega icyo kintu ntitukacyoroshye kuko imbuto y'Imana iba yageze muri njye. Niyo mbuto jya abwira abantu ngo ni gute imbuto y'ibishyimbo y'ikigori twayitera mu murima ikamera, imbuto y'Imana yagera ku muntu ntimere. Ntabwo bibaho. Imbuto y'Imana igeze mu muntu biramera. Hari ijambo nashimye umuvandimwe watumye amenya iri jambo, sinzi impamvu ntari nararimenye kandi ryegeranye n'iryo tuzi. Mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 22 umurongo wa 23 ndavuga ngo niwo tuzi, ariko wenda hari n'abandi basanzwe bazi n'ibirenzeho. Ubundi 23 tuvuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Iyo abantu benshi turayizi. None 22 avuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Muri make kwezwa n'imbuto y'ikintu cyageze mu buzima bwawe. N'imbuto arimo kwezwa, iyo mbuto waribeshye ntiyahageze, ariko yahagera uyu munsi. Yani magambo kwizera si amagambo. Bishobora guca mu kwatuza ariko ikizakwereka ko wizeye ni imbuto. Ni imbuto. Kwizera kwakorekeye mu mutima. Kuraje rero ni imbuto igiye kubyara. Kandi iyo mbuto ntigisha impaka, ntisaba uruhushya ngo unere cyangwa sinere. Iyihari irera. Ngo ariko none ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Niho tugana, ibyo turabihamya. Imbuto yo kwezwa irakomoka ko tutakiri imbata z'icyaha, twabaye imbata z'Imana. Kwizera byarakwezwa, kwezwa kuduhesha kubona kuzabona Imana ubugingo buhoraho. Ntabwo ari kutezwa rwose, ahubwo biriya nabivuga utezwa ntazabona Imana. Yego, twabivuze ubushize, utejejwe ntazabona Imana. Kandi noneho birumva ko ntibiva muri twe, birava muri ya mbuto twakiriye. Byanze bikunze irakora ikintu. Gusa nkuko nyirago twabivuzeho ubushize, kwemera gukurikira Yesu si umunsi umwe, n'ubuzima bwose usigaje ku isi. Ndakomeza nkahitamo kwera, kuko kamere yacu umuntu wa kera ukomoka kwa Adamu ntaho yagiye, izahora irwanya iby'Imana ishaka, izahora irwanya kuyoborwa na Mwuka. Twarabivuze, ibyo Umwuka ashaka rwose sibyo kamere ibishaka. Kamera akunda ibyo Umwuka yanga. Urwo rugamba ruzahoraho. Icyakora nubwo tuba tuvuga ngo ruzahoraho, reka dutange ibi byiringiro. Ntabwo umuntu ahora ahantu hamwe. Ibintu ndwana nabyo uyu munsi bya kamere yanjye ntabwo ari byo narwanaga nabyo mu myaka 10 ishize. Biratandukanye pe. Kandi ahamya ko ninkomeza kwigira imbere bizaba n'ubundi bitakiri kimwe. Hari ibintu umuntu anesha akabirenga, ibyo bintu ko bitakigukomangira. Ko ari umuntu avuga ati use niba mfite wendera ry'ubusambanyi uko nzahora ubuzima bwose, ntago ari kuzahora. Niba kubeshya nkirwana nabyo ntago ari kuzahora. Ujye uharenga ibyo bintu bikibagirana muri vocabulaire yawe, mu mutima wa ntibinabe no mu mutima. By the way, ne kuvuga ku munwa, buriya ku munwa biraciriritse, buriya mu mutima niho rugamba rubera. Aho hantu rwose ukaharenga ubuzima bugakomeza. Yego, niyo mpamvu ngo bakoresha ino nyito yitwa imbuto. Ntago ari igiti n'imbuto, irazi kamera ahantu birasiga n'ibyiringiro, kuko ufite iyo mbuto urwego rwose yaba iri kumeraho. Ni urupfu rwaza, tureke wenda iherezo rya twese aho Kristo azazira, ariko ufite ya mbuto yera, ikigero icyo ari cyo cyose iri kwereraho wabona ijoro. Cyane nese buri gizambo ku musaraba cyari yagize umwanya wo kwera izindi mbuto. Hari ibyuko imbuto yera, hari muri iriya migani Yesu yaciye, hari yavuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto. Ngo ni gato mu zindi mbuto zose, ngo ariko iyo gakuze kaba igiti kinini cy'inganzamarumbu. Ubwami bw'Imana buriya niyo mpamvu dukwiriye guha abantu bose amahirwe, abantu bose ibyiringiro, kuko umuntu aba ari mubi muri none, ariko imbuto y'Imana yamugeramo, umva izakura byanze bikunze. Umuntu azahinduka nawe usigara utangara. Twese muri ko tugenda duhinduka, ko twahindutse se, ko twiyize sejo hashize n'uyu munsi, ko dukomeje urugendo. Rero ni imbuto rwose itabora, ni imbuto nzima, ahubwo wowe making sure ko yakiriye. Kandi niba utarayakiriye, marembo y'urukundo rw'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'imbabazi z'Imana aracyakingoye. Kasari ibibazo byibazwa ni ibihe? Reka twongere turebe. Nakwizera gute ko nakijijwe? Nibyo tuvuye kuvuga. Urwo rugendo nuko rumeze. Hari umunsi watsinzwe, umenya ko uri umunyabyaha, umenya ko utakwikiza. Nongere mvuge kuko hari umuntu ashidikanya kuko ataramenya imirongo ya Bibiliya ibishimangira, ariko icyabaye mu mutima urakizi, cyarabaye. Icyo cyakubayeho, hanyuma imbuto yo kwezwa tuvuye kuvuga irimo iraba. Usigaye
ubangamirwa no kubabaza Imana bikababaza umutima wawe ugaharanira kuva aho hantu niba urwo rugendo rurimo warakijijwe. Uretse ko nimvise umuvugabutumwa umwe numva ndamukunze yaravugaga ngo twebwe abavugabutumwa n'abapasiteri si twe dukwiriye guha abantu insurance y'agakiza, niyipimire ku byanditswe. Niyo mpamvu tuvuga ibyanditswe byinshi. Najya ajya mu byanditswe arebe uko bivuga, nk'ibi tuvuye gusoma muri Tito, nakurikira ubuntu bw'Imana arebe icyo buvuga, noneho yipimire ku minzani y'ijambo ry'Imana. Azashira ubwoba, azashira amanga, ikindi azakira gushukwa no kwibeshya. Buri ibishuko byinshi tugira nuko tuba tutatinze mu ijambo ry'Imana, ariko rigemo rizajya rikwereka uko umuntu yihana, ikimubaho iyo yihannye, uko akomeza urwo rugendo. Rigemo nibwo utazanashukwa. Hari igihe umuntu ahuza kwemera ko yakijijwe no kubihuza n'imigenzo, bikomeje kuri iryo jambo igisubizo kiraza kuba icyo wavugaga, ariko wenda twakitsaho gato. Kwa kundi umuntu yumva imigenzo y'ahantu, imigirire y'ahantu, genda wo kwakana kandi wakaka kandi wo muri iki gihugu ni wahanga, imigenzo abantu twishyiriyeho ikaremera ikajya kungana n'agakiza. Yego. Uwo muntu nawe ntiyakeneye kubohoka, wamugana akipimira ku ijambo ry'Imana kuruta uko yasanze nge Serge njya nicara, uko nitwara, uko nifata mu bantu. Kuko rimwe na rimwe wamugana icyitegererezo kibaye abaduhagaze imbere, yego, turatsitara kuko bo nibo, ariko twese turi bo. Ariko hari ijambo rishobora gutuma tuba beza Imana ishaka bishingiye ku butumwa buri munsi. Rero kumenya kuri mu byizerwa hari igihe biba bingana na lisiti y'urutonde rwaho uteranira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryitwa indorerwamo. Buriya ntitwemere cyangwa se tukaruke tukanguke, twahawe ijambo ry'Imana, kandi uko ryahawe abatwigisha niko ryahawe natwe abigishwa, niko ryahawe abantu bose. Nitwongere tukugaruke kwipimira ku minzani y'ijambo ry'Imana, ni nabwo utazashuka. Kuko se ndamutse nguhaye ibyiringiro, si ubundi tuvuge ko nguhaye ibyiringiro, agatabo ndimo gupostinga ejo ka Paul Washa niko bavuga ngo umuvugabutumwa ngo akakubwira ngo ukavuga uti ko se pastor nabwirwa n'iki ko nakijijwe, noneho ukamubwira uti se wigeze usubiramo aya magambo? Ati yena yasubiyemo. Wabyanditse muri ku mugongo wa Bibiliya yawe itariki uwagize? Ati yego narabyatse. Tugenda wizere warakijijwe. Ni ukuri bakundwa, si abavugabutumwa bagena ko twakijwe cyangwa tutakijijwe. Iminzani ni ijambo ry'Imana. Kuko ushobora kubwira ibyo bintu kuko kumenya kwanjye ariho kugeze, ariko ntabwo ibyo ngibyo twazabizana imbere y'Imana ngo urumva ngo pasiteri wanjye ngo yambwiye ibi. Twarahawe ijambo ry'Imana bakundwa, niyo munzani. Kari agakiza kabonetse ku bantu bose, biri nako buriya buntu bwabonetse ku bantu bose butera abantu gukizwa. Uriya murimo w'ubuntu ukomeza gukoreka mu mutima w'abantu, warakoretse mu mutima wawe, suri murakoreka. Si ibyiringiro byo kuzamubona bitari ibinyoma, bitari uko byumvanya abandi urugendo, kandi urumva ko rworoshye. Ruroroshye, rugora iyo harimo inshingano zo kuvuga ngo genda nawe witotorere, kandi ko dukwiye kubaho nk'abakristo. Nukuri. Genda nawe wisomere ijambo. Nukuri. Genda nawe, ni byiza guterana, ni byiza guhura, ni Bibiliya bidusaba, ariko wa mugani twongereho umwanya wo gutinda mu byanditswe nk'umuntu ku giti cye. Hari igihe wa mugani tujya tunavuga ngo rega buriya twari kuba abakristo beza nuko twigishijwe nabi. Cyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Ikinyoma kandi twakira Mwuka Wera, Mwuka Wera n'udusobanurira. Nukuri. Ikinyoma kibazo cyacyo kitazagira igaruriro. Buri ikinyoma cya hano ngifite ubuzima ni amahoro ko cyakosoreka, ariko ikinyoma wagendana ukazagera ku marembo y'urupfu kitagifite igaruriro. Buri ijambo ry'Imana ni ryiza, rirahagije yakosora. Abavandimwe bajya bambwira ukuntu urabona turi no mu bihe byo kwibuka jenoside, ukuntu bakiriye Yesu ukiza imibabaro, kandi koko twari tuyifite myinshi. Tubwirwa Yesu ukiza imibabaro, kandi koko byagiriye abantu umumaro, byarabakirije abantu bamwe bagenda basubiramo ibyiringiro, ariko ntitwabwirwa ko natwe turi abanyabyaha, cyangwa se ntitwabyumva. Twe kuvuga bavuga bashobora kuvuga ngo tutari dufite amatwi yo kubyumva. Yesu ukiza icyaha uri bugukiza irimbukiro, ntumufate wowe kwifatira ugukiza imibabaro, ariko kuko ubabaye imibabaro yakwibagije ko nawe uri umunyacyaha kandi ko warimbuka. None umuntu akagenda akaba yakora urugendo, Yesu ukiza imibabaro, udutwaza biriya byose akadukiza, ariko waba mu nzu y'Imana aho bibera byiza, wakomeza kumva ijambo ry'Imana,
kubw'imbabazi z'Imana ukazamenya burya nanjye umunyacyaha, burya nanjye nkeneye gukizwa nk'undi muntu mubi wese. None ukakira agakiza hagati mu rugendo kandi umaze imyaka ingahe mu rusengero. Niho ijambo ry'Imana ribera rizima, rirakosora, riratunganya, riracyaha, ahubwo abantu niturijyemo rizadukiza kwibeshya ku buryo bwose. Hari n'ibindi bibazo byibazwa. Ikindi kibazo, nakora iki iyo kwizera kwanjye kutantera kwihana no guhindukira? Nacyo cy'ingenzi. Nacyo ni ingenzi nuko ntabwo kiruta byose. Reka tugerageze kukivugaho twese. Nakora iki iyo kwizera kwanjye numva ngufite, numva mbishaka, ariko ntikuntere kwihana no guhindukira? Serge muntu tumubwire ngo iki? Kuba ariko kwizera kwanjye nikuntera kwihana no guhindukira, mba numva nkimeze nk'uko nari meze, ariko kandi nkumva ngo ndagufite. Dukoresha ibyanditswe dusubire muri Tito, twongere dusome. Wa mugani hari ukwizera gutandukanye. Kwizera gukiza no kwa Kristo. Niba rero ko utarimo, turasoma aya magambo. Pastor Noha ntango hasome. Muri Tito igice cya 2 Tito 2:11 13. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ikintu nabwira kategori imwe y'abantu, kuko wenda siko bose bari, nuko agakiza ari ubuntu. Abantu benshi baga mu kibazo nk'iki, urumva ahita avuga ngo nakora iki? Aba ari umuntu wagiye ugerageza ibintu byinshi akabikora kandi akabibasha, noneho kwirekurira kwakira ibintu by'umuntu atakoreye akenshi bikamuvuna, kwemera kumuvura, kwemera kumunantege kuba umutwaro, bikamuvuna, akumva asoma ibitabo, akumva asoma Bibiliya, akumva yubahiriza gahunda z'isengero, amasaha atayajyamo, cyumweru ntasiba, akumva rwose yarabyiyeguriye. Ariko akenshi hakeya amaze kubona cyangwa ibyo amaze kumenya, aza mu biganza bifite icyo bifite amasengesho, bifite kwiyiriza, bifite kubahiriza iminsi ye yo gusenga, yo guterana, bifite ibikorwa by'idini byiza, wenda yakuriye muri ibintu bisa nk'ari byiza, noneho yego bifite imirimo. Ahangaha ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu ntibukorerwa, ntibupimirwa ku kintu, ni ubuntu nyine bukomoka ku Mana twabwakira. Ni nka gift ntacyo wakoze ngo uyihabwe, ntuyimerita, nta merite yawe irimo, ni ubuntu. Rero umuntu arimo yibaza ngo ko agakiza kanjye numva nagumye ahantu hamwe, nimba nari ndi umwana mwiza ndacyari we, ndaho ntacyo ntwaye cyane, ariko akumva ntiyihana ntanahinduka by'ukuri. Icyo rero twamubwira ni ukwakira ubwo buntu, no gukomeza none kumva amagambo y'Imana, kuko amagambo y'Imana buri ameze nk'umuti, ni umuti. Niba nanyoye umuti nkaba ntarakira, ndakomeza n'umuti, kuko uwo muti niwo uzantera umutima uciye bugufi, kuko guhishurwa Kristo ni ubuntu. Bibiliya iravuga ngo wicisha bugufi Imana imuhera ubuntu, akazajya kumva icyo turimo tuvuga kiba ku muntu nawe kibaye mu mutima we, yirekeraho, yigira icyo present Imana, yizana imirimo, yizana ibikorwa byiza, yizana amasengesho, naza n'ibiganza biri mu busa, yemere kuba vulnerable, yemere kuba gufashwa, yemere kuba umwana, yemere kuba umwana. Yibutse rya jambo rivuga ngo kuko ari dutera gukunda no gukora igishaka cyane, byishimira rwose. N'igi butanga. Hari igihe tubishyira kuri liste y'ibyo tugomba gukora, tugapanga ibi byo gusenga, tugapanga ibihe byo gukora no gukorera Imana, nzasura abakene, ibyo mfite nzafasha aba bantu, nzajya nsoma ibyanditswe, guhera iki gihe nzaterana gutya. Umuntu akagerageza gushyira gahunda mu buzima bwe, kandi ni nziza kuko nabyo biradufasha cyane. Ariko ibyo ntibihagije, ntibyasimbura bwa buntu bw'Imana. Ngira ngo n'impamvu Imana yashyizeho iki kintu cyitwa ubuntu, nuko yari izi ko hari umusozi tutazatera. Ni ukuri. Iyo mirimo wenda yadutwara mu kabande, ariko hari ibihe bigera ukatakaza icyanga. Dukwiye kugaruka imbere y'Imana tukavuga ngo bundi ni wowe udutera. Ntidushobora kugira urukundo tugukunda utarudushyizeho, ntitwakihagurutsa ngo tukunezeze bitakunze. Tugaruke imbere y'Imana, wisabe wibwire ngo ndi umwana muto, ntacyo nzi, ntagufite nayoba, ni ukuri atari wowe nta cyanga byagira, ntera gukunda no gukora ibyo ushaka. Icyo gihe bizanaturuhura, kuko ntabwo tubana n'Imana ihora ireba ko ukora ibyo ushaka, ahubwo tubana n'Imana ihora idushoboza gukora ibyo ushaka. Nibyo rwose. Ikindi navuga ni ukutayoborwa no ku muntu yiyumva. Hari igihe ushaka kumva agakiza muri wowe,
ukajya ushaka kubyumva, wumva Imana mwegeranye mubanye neza. Niyo mpamvu tutayoborwa nuko twiyumva, kuko ukuntu wiyumva amarangamutima yawe ni ikintu Satani abasha gukiniramo akakikoramo umupira rwose, akajya avuga ati nawe ntibona babariwe. Kandi ubwo rwa rugero rwose wavuze rwarabaye mu mutima wawe, wararukoze. Nukomeza kuyoborwa nuko wiyumva, kwibeshya biroroshye. Tuyoborwa n'ibyanditswe, tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tuyoborwa no kwizera twakuye mu ijambo ry'Imana. Rero ntushingire kuko wiyumva, wongere wishyire ku minzani ijambo ry'Imana. Uzamenya neza udashidikanya nimba warakijijwe. Niba utaranakijijwe nabwo uzabimenya, ukizwe, izo mbabazi z'Imana uzakire. We kuyoborwa rero nuko wiyumva. Ukomeje ku kantu, nubwo turi kujya ku musozo, tugana ku musozo, wa mugani twumva ko igihe amarangamutima yacu ashyushye bituryoheye, ubwo nibwo Imana ibirimo, nibwo Imana itwemeje, ubwo nubwo ari byiza, ubwo nibwo twafashijwe. Tujya tunabitwara n'igihe cyo kuramya, ubona kiri kugenda kitirirwa kuririmba. Hoya, kuramya si ukuririmba, ariko kuramya ukumva igihe waramije Imana neza n'igihe wanezerewe, wowe waryohewe, wowe wiramya. Ariko si kubiri, Imana nishima igitambo, ni nayo inezero. Hari igihe kuramya kwawe gushobora kuza utabyumva, nta cyanga, ariko bikanezeza Imana. Nibaza Aburahamu igihe yari ari kwica umwana we, yari agiye kwica umwana we, niba yari afite bya bineza tujya tugira, turi kumva turimbo tudufasha, ariko Bibiliya yaravuze ngo noneho ndemeye. Ni ukuri, Imana irirahira. Ukomeje ku kintu cyiza rero, mbona n'ikijyanye mu bindi bice. Ntitwibeshye, nitwumvire ubushake bw'Imana n'umunezero w'Imana muko twiyumva, tubishake mu ijambo ry'Imana. Basta tugana ku musozo, niba hari ikindi kintu wakongeraho ugahita unadufasha tugasenga. Icyo navuga nuko ubuntu bw'Imana bubesha abantu bose agakiza bwabonetse. Burahari, ahubwo abantu ntibabwakire. Hanyuma niba warabwakiriye, komeza wishyira Imana nk'uko Pawulo yatwandikiye abwira Timoteyo kujya yishyira Imana. Komeza wishyira Imana kugira ngo bukomeze umurimo bwatangiye muri wowe. Kwishyira Imana ni ibituba turimo, no kugana ijambo ry'Imana, no kuba mu bihe byo gutuza no gusenga imbere y'Imana. Wishyira Imana kugira ngo ubuntu bukomeze bugutere kurushaho kubaha Imana, kureka irari ry'iby'isi, kureka, kuko uri umuntu wavutse umwuka, umuntu ararya, umuntu aragaburirwa. Nukomeza kumuha ibimwica azagwingira, nanagwingira kandi ibimureshya n'ibimushuka byandi twavugaga bitera abantu gusohoka mu byizerwa bizamubasha. Umuntu wavutse mu gakiza, ikintu cyihutirwa kuri we ni ugukurira mu gakiza, kuko ngo iyo umuntu akoze ntabwo akomeza guteraganwa n'imiyaga y'imyigishirize y'uburyo bwose. Ntiwayoba kandi ufite ijambo ry'Imana. Ntabwo wemerewe kuyoba ufite ijambo ry'Imana. Rijyemo, gaburira uriya muntu wavutse muri wowe, vomerera iriya mbuto yatewe, urayivomeresha kwishyira Imana mu ijambo ry'Imana, mu gusenga, mu kwitoza kubaha Imana mu kantu gato, mu binini zaguha ubuntu. Nicyo nabonye. Hanyuma ibibazo ubanyereje ijosi, koko ngakomeza nkavuga Yesu, wowe ubaha Imana mu tuntu twa none, mu binini zaguha ubuntu. Witangira kwibaza ngo bagiye kundasa ngo sinamwihakana. Itoze muri none mu tuntu dutoya tugusaba guhesha Imana icyubahiro. Utihesheje icyubahiro, Imana izaguha ubuntu bw'urugendo. Ikindi inshuti y'Imana, bwira abantu iby'uru rugendo, bwira abantu ko irimbukiro rihari, bwira abantu ko ijuru rihari. Twibifata nk'ibintu byoroheje. Iyo umuntu ageze ku marembo y'urupfu, nta garuriro riba rigihari. Ntabwo rero wamenya igisubizo kizatera umuntu kubana n'Imana byiteka, kikamukura mu kubana na Satani ngo ukomeze guceceka. Ibi si iby'abavugabutumwa bafite amatitire runaka, ni iby'abana b'Imana twese. Imana iguha umugisha. Reka nsabe Serge adusengere dusoze. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubw'ineza yawe. Uwiteka, ijambo ryawe ni ryo kuri, ni ryo rumuri, ni naryo mbuto nzima, burya ni naho kwizera kuri, ni icyavuye mu kanwa kawe. Turagusabye kugira ngo ugihe ubuzima mu mitima yacu. Hari wenda buri wese yiyumvishe ari uko twafataga iby'agakiza, ariko reka Mwami Imana, ijambo ryawe ryo ritugaburira. Uyu munsi ritubere indorerwamo kandi ritwigisha, ritwereke aho twari dutsinzwe, aho dufite icyuho, maze uhuzuze Mwami Imana. Reka imbuto ikurire muri twebwe ukwizera, ituzanira gutunganywa rwose, ndetse ikazatugeza no mu marembo yawe. Reka dukomeze utugirire neza, uduhe kukumenya kandi tunyoterwe n'ibyanditswe byawe. Uturinde kwigereranya nuko twiyumva n'imirimo dukora, ahubwo ijambo ryawe ritubere igipimo gikwiriye. Kandi nyuma y'ibyo Databuja, duhishurirwe ubuntu bwawe buririmo, kuko ariwo dushoboza.
turagushimiye wakoze kutuganiriza, urakoze kugumvisha wese, tuzi neza yuko hari icyo ugiye gukora mu buzima bwacu. Izina ryawe nishyirwe hejuru n'iteka ryose Kristo. Amen. Turabashimiye, murakoze cyane. Uwiteka w'umugisha, nawe utaha mu kindi kiganiro Pastor mwakoze. Murakoze cyane. Amen. Nawe utaha murakoze, Yesu abe umugisha. Amen.